impuhwe cyangwa imbabazi ni ikinyarwanda nacyo urumva gifite amagambo make gusa muri imbabazi ukazisemuza imbabazi nawe ni ikibazo ariko mwihangane. Imbabazi tugiye kuvuga iki gitondo ni impuhwe ugirira umuntu mu gihe wari umufiteho ubutware bwo kumugirira nabi cyangwa kumuhana ku bw'icyo yakoze. Haleluya. Hanyuma ijambo ry'Imana rikatubwira ngo kubw'imbabazi z'Uwiteka, izo nyine nizo zituma tudashiraho. Izo mbabazi ntabwo ari uko yatubabariye ibyaha gusa birarangira, oya. Haleluya. Ahubwo nyuma yo kutubabarira na bya byaha yakomeje gutuma tubaho nk'aho tutakoze ibyaha. Iratubabarira dukuraho n'ingaruka za bya byaha, iba ariyo masi turi kuvuga iki gitondo. Ni ukuvuga ngo yababariye ibyaha, ni ukuvuga ngo yahanaguye ibyaha, ariko usibye no guhanagura ibyaha iranatubabarira mu mbabazi zayo. Biri bungore kubyigisha mu Kinyarwanda, ariko turajyana umwuka w'Imana arakomeza abane natwe. Yaduhanaguyeho ibyaha, ariko nyuma yo kuduhanagura ibyaha za mbabazi zayo, za mbabazi z'Uwiteka nizo zituma tudahanwa buri munsi, nizo zituma tutaba mu ngaruka za bya byaha. Haleluya. Twari kuba twarapfuye twaribagiranye, n'imva zacu zaramezeho ibyatsi, ariko kubw'imbabazi z'Uwiteka nizo zituma tudashiraho. Aho twaciye na nyuma yo mu gakiza na nyuma y'uko dukijijwe twari kuba twarashizeho, ariko imbabazi z'Uwiteka nizo zituma tudashiraho. Za mbabazi zidatwikira ibyaha byacu gusa, zibihanagura ariko zikanakuraho ingaruka zabyo, zikanatubabarira, zigatuma tutabaho nk'abakoze bya byaha, zikabikura zikadukuraho n'ingaruka zabyo. Haleluya. Imbabazi z'Uwiteka nizo zituma tudashiraho. Ndababwiza ukuri ko wowe nanjye uyu munsi Imana iza kubitagira imbabazi, Imana iza kubitagira imbabazi, yari kubera duhaniye ibyaha byacu. Kuko ikigaragara cyo nuko kubabarira byo kubabarira igicumuro biri ukwabyo, ariko izi mbabazi turi kuvuga ni izirenga kuba bababariye igicumuro ntunahanire umuntu cya gicumuro yakoze. Haleluya. Turaza kugenda tubijyamo. Hanyuma Yakobo azatubwira, murekeho twongere tuhasome, Yakobo 2:13. Aho rero sasa niho tugiye kuza gutindamo. Uhagera mbere haguruka asome cyane. Wahageze mbere. Mfite Bibiliya nshyashya kuzenguruka impapuro ukagera ahantu ushaka. Yego. Amen. Kuko utagira imbabazi atazababarirwa mu rubanza. Ibyo navugaga mu maganya ya Yeremiya, nubwo hari ibindi byanditswe byinshi, Imana yo ni inyembabazi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ni inyembabazi, ngo kandi imbabazi zayo ziheraho iteka ryose. Ihora itugirira imbabazi uko bukeye nuko bwije. Ngo buri uko bukeye, ngo his mercies are new every morning. Buri uko bukeye imbabazi zayo zihora ari nyinshi. Ariko turigarukaho wowe nanjye, uyu munsi turigarukaho. Haleluya. Ijambo ry'Imana rikambwira ngo nuko tuba abanyembabazi nkuko nari inyembabazi. Iki gitondo Imana irashaka ngo nawe wigarukeho turebe niba turi abanyembabazi ku bandi bagenzi bacu. Shobora kugukosereza ukambwira ngo ndakubabariye, ariko za mbabazi zawe ukampanisha silence. Sibyo se? Ukampanisha kunyihorera, ukampanisha kutangenderera, ukampanisha kutazongera kumvugisha, ukampanisha ko ntawe nzongera guhurira nawe. Narakubabariye nta kibazo mwene da, ariko ibyo kongera guhura nawe byo ubyirengagize, ubyibagirwe. Izo ntago ari imbabazi. Haleluya. Ibazi y'Uwiteka tubabarira gutya akatubwira ati bana banjye mwaracumuye, ndababarira ariko ntago kubaho kwanjye kuzongera kugendana namwe. Ibazi yatubwira ngo ndabababariye ariko ntago umwuka wanjye azabana namwe. Ibazi yatubwira ngo ndabababariye ariko reka mubeho mu gihano cy'icyaha mwakoze, sinzongera kugumana namwe, sinzongera kubiyereka. Haleluya. Ngo kuko
utagira imbabazi atazababarirwa mu rubanza. Ijambo ry'Imana rikambwira nanone muri Matayo 7:1 kugera kuri 2 ngo kuko urugero mugereramo abandi ari rwo namwe muzagererwamo. Ugira imbabazi zingana gute ku buryo nawe Uwiteka yakugirira imbabazi. Iyo dusenga mu isengesho rya Data wa twese turavuga ngo tubabarire ibyaha byacu nkuko natwe tubibabarira abaducumuyeho. Ese tuba tuvuga ukuri cyangwa tuba tuvuga uburyarya? Buri wese nasubiza umutima ku muntu wamuhemukiye, kuri wa muntu utabashije kubabarira, wa muntu utarabohora, wa muntu ubereyeho kwemeza kuko yakubabaje, wa muntu wakuvuze, wa muntu wakugiriye nabi, wa muntu wagucumuyeho, wa muntu. Ese Data nakubabarira nkuko nawe mubabarira, urumva ubabariwe cyangwa ntubabariwe? Nimumpe igisubizo, nanjye simbaho icyanjye. Haleluya. Amen. Ariko mureke twongere twigarukemo. Niba tuzagererwa mu kagero natwe tugereramo abandi ubagerera mu gitebo kingana iki? Ubagerera inusu, ubagerera ikiro, ubagerera ibingana biti? Niba ku mbabazi utanga ugera, nawe uzazigererwa. Haleluya. Nubwo twaririmba, nubwo twazamura amaboko, nubwo twabwiriza, nubwo twahanura, izuba rikava cyangwa imvura ikagwa, tukarifata nk'uko Yoshua yarifashe, cyangwa tugahagarika imvura nk'uko Elisa yabigenje, ariko tudafite imbabazi zibabarira abandi, ntituzababarirwa mu rubanza. Mwibaze ko iki kintu gihatse ahazaza hacu, mwibaze ko iki kintu gihatse destiny yacu. Ni ikintu dukunze kwirengagiza kandi dukunze kurengaho vuba, ariko ni ikintu gikomeye. Ngo kuko utagira imbabazi atazazigirirwa ku munsi y'urubanza. Kuko imbabazi zitsinda urubanza zikarwishima hejuru. Abenshi batekereza ko ku munsi y'urubanza ngo Imana izarenza aho igira imbabazi, igira itya idohora itanga ikibara abantu batambuke. Ntago ari cyo Bibiliya nsoma imbwira. Haleluya. Sinzi niba iyo usoma ariko ikubwira, ariko nge mbona atari ko Bibiliya ibivuga. Ngo buri wese azasarura ibijyanye n'ibyo yabibye. Ngo kandi Matayo 5:7 ngo kandi ubabarira nawe azababarirwa. Haleluya. None wowe nanjye turinde bo gutekereza yuko nimbika umuntu mu mutima nkumva sindi bumurekure, nkumva nzamuhana, nkumva nzamwumvisha, nkumva nzamutaranga uko yantaranze, nkumva nzabwira abantu bose ko nawe ari umunyamafuti kuko nawe yamvuze, nkumva nzamwishima hejuru, nkumva nanjye hari ibyo nzakora ku buzima bwe. None nge ntegereje imbabazi iki? Haleluya. None nge ntegereje imbabazi iki? Nimba umuntu tubana mu rugo dufashe imirimo, agira gutya yamena ikirahure, umujinya ukazamuka ukagera kuri dogere 90 kuri 90, nkamugana icyo kirahure uzacyishyura, ndetse dore hererererere, nkava mu gitondo mutuka kugera ku mugoroba. Ariko nge nkatekereza yuko niba nibye cyangwa nakoze icyaha runaka, nza nkakubita ibipfukamira imbere y'Imana, uwo mwanya nkaguruka ngo ndababariwe. Haleluya. Reka babwire ba Kristo, harageze ko twongera kwisubiramo. Njya nkunda kubivuga aho ngiye. Birakwiye ko twisubiramo, nanjye mbyibwira kenshi. Ntago mbibabwira kuko nanesheje urugendo rwose, mbibabwira nibwira. Harageze ko twisubiramo. Ntago turi mu gakiza ka miguruguru, turi mu gakiza umuntu areba uko agenda mu mutima we. Kandi uko ugenda mu mutima wawe urakuzi. Nanjye uko ngenda mu mutima wanjye ndakuzi. Harimo imbabazi zingana gute? Niba utabasha kubabarira umukozi wawe wo mu rugo, reka mbivuge mu magambo nibwo mubyumva neza. Niba utabasha kubabarira umukozi wo mu rugo kuko yamennye ikirahure, kuko yamennye amazi agasiga atayatorosheje, kuko atahanaguye uko bikwiriye, kuko atogereje umwana igihe, kuko batakoze biriya, kuko ariye ku kabuto k'umwana, mu matunda 10 waguze ariyemo kamwe, erega nawe ni umuntu. Urusaku n'induru bikagera hano. Amagambo umubwira, mwene da. Haleluya.
hanyuma ugatekereza ko nuzi imbere y'Imana yizapfuka ku maso ikavuga ngo kubera ko ari umuririmbyi ndakubabariye. Ntabwo ariko bikora. Icyo biba nicyo usarura. Urashaka imbabazi ku Uwiteka, gira imbabazi mu buzima bwawe. Urashaka impuhwe ku Mana, gira impuhwe. Njye mbona ku munsi w'urubanza Imana itazarushya ivuga. Ubanza uzajya uhagera ikaguha nka filime y'ubuzima bwawe, wowe ubwawe ukamenya icyo gukora. Haleluya. Mbona itazavunika ivuga. Niko mbitekereza, ntabwo mbizi. Ubabarira bingana iki? Ubabarira ku kihe kigero? Ese iyo umuntu yakugiriye nabi cyangwa yaguhemukiye ukagera mu mwanya ufata ibyemezo, umugenzi uti? Haleluya. Kuko iyo ubundi ugeze mu mwanya ufata ibyemezo, iyo ugeze hahandi ufite ububasha, iyo ugeze hahandi ufite imbaraga, nicyo kigaragaza ko wamubabariye cyangwa wamubitse, cyangwa ari uko ari wabuze ukugira. Haleluya. Atubone ngo banyime mikoro buretse gato. Haleluya. Ndikugerageza kuvuga ingero zoroheje tubasha kumva, ariko buri wese Mwuka Wera mugenderere mu mutima we. Wibaze ngo mbabarira nte? Kurwo rugero ari rwo nzababarirwaho. Ntegereje ijuru cyangwa njyame nisinzirire ntaryo. Kuba twaratuye Yesu umwami n'umukiza ntibihagije bene da. Kuba twaratuye Yesu umwami n'umukiza ntabwo bihagije. Hari urugendo rwa Kristo, hari urugendo rw'abakijijwe. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo nuko mugende nk'abamenye ubutumwa bwiza, nuko mwera imbuto z'abizeye. Haleluya. Ariko niba mweneso mwicaranye mu rusengero mubereye igihanda, mu rugo babereye igihanda, mu kazi babereye igihanda, babarira umbwiza ukuri, iryo juru tujyamo ni rimwe cyangwa ufite irindi juru ryawe? Mumbabarira ubutumwa bw'amamodoka na visa ntabwo ngira kugeza ubu. Imbabazi zawe zirangana iki? Hari ikintu gitangaje, reka dusome Abagalatiya 5:14 kugera kuri 15. Abagalatiya 5:14 kugera kuri 15. Undi muntu uhagera mbere yanjye nawe asome. Ariko ndahageze. 5:14 kugera kuri 15 haravuga ngo kuko amategeko yose asohora mu ijambo rimwe ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ariko rero nimushikurana mugaconcomerana mwirinde mutamarana. Ikintu gitangaje, nyicaye nari ndwaye, nicaye ndi gutekereza ngo Mana itorero nzaribwira iki ryo jambo. Habanje ririya jambo ryo muri lamentation ryo mu maganya Yeremiya, ireba ari ryo rikurikira ngo uzababwire ngo nimuconcomerana mwirinde mutamarana. Ntago mbazi cyane, ngenda aha nk'umushyitsi nkigendera. Ngo ariko nimuconcomerana nyabuneka mwirinde mutamarana. Haleluya. Ndababwira mu ntege nke z'umubiri, ariko muyumve mu mbaraga z'umwuka. Nimushikurana mugaconcomerana mwirinde mutamarana nyabuneka. Mwirinde mutamarana muri mu itorero. Mwirinde mutamarana muri abana b'Imana. Mwirinde mutamarana mugirirane impuhwe, mugirirane imbabazi. Imbabazi z'abana b'Imana zongere kuba muri mwebwe. Umwe ntabwire mugenzi uko yiboneye, buri wese ntashikurane na mugenzi uko yiyumvira, buri wese ntafate mugenzi we nk'uko yiboneye. Uwo muntu kuri iruhande, nicyo Mwuka Wera yambwiye kindi ngomba kubibutsa. Uwo muntu kuri iruhande aremye mu ishusho y'Imana. Wibuke yuko yaba umunyamafuta ataba umunyamafuti, Imana yaratekereje mu bumana bwayo, iravuga ngo reka tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe. Haleluya. Abe mugufa, abe muremure, abe inzobe, abe igikara, abe hehe uwahehe, abaturuka he cyangwa aturuka he, ibyo imbere y'Imana ntacyo bibwiye. Ni amakuru itumva. Haleluya. Yo yaravuze ngo reka habeho umuntu, imurema mu ishusho yayo, imurema imukunze, imurema imushyizemo akamero kayo n'ubumana bwayo. Urinde wo guhangara ubumana bw'Imana mu muntu.
urinde wo guhangara ubumana bw'Imana mu muntu ngo umubwire ngo ntacyo uri cyo. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo reka mbabwire bari bamubwiye ngo amategeko uko arutana n'ibindi nk'ibyo, arabwira ngo ngututse umuntu akamubwira ngo ntacyo umaze, ngo uri ikigoryi cyangwa uri igicucu, reka mbiparafraze, ngo abanganye n'umwishe. Haleluya. Abanganye n'umwishe. Kubera iki? Kudevaluing, kugabanya ubushobozi bw'umuntu, kumukerensa, kumugira ikintu kitari cyo, kumucisha bugufi, kumumanura. Mu by'ukuri ubumanuye Imana mu bumana bwayo, kabone n'ubwo yaba umunyamafuti. Haleluya. Nyabuneka ngo nimuconcomerana murabe maso ntimumarane. Haleluya. Ntabwo mbizi ubwo ababwirwa bariyumva, ntabwo mbizi, ariko reka twongere kubahana. Buri muntu yubahe mugenzi we. Ushoboye kuba umurusha ubushobozi, ushobora kuba umurusha amashuri, ushobora kuba umurusha ibyo byo mu isi, ariko umunsi twapfuye umubiri ukajya mu itaka, ibyo ntacyo bizaba bikimaze. Haleluya. Nta kintu kimwe bizaba bikimaze. Muri iyo minsi ndwaye nibwo nasobanukiye impamvu umubiri utazabona Imana. Ubundi nabyumvaga ari ijambo ry'Imana, nkaryumva nk'ijambo ry'Imana, ariko nibwo nasobanukiwe. Ukumva umwuka urashaka, ubugingo ni buzima, umubiri wateruruka kunanira ukavuga ati mubiri we kabone utazabona ijuru. Ariko reka mbabwize ukuri, uwo muntu ureba nubwo mu mubiri wagira ngo ni umuntu uri despise, ni umuntu udafite ikintu kiri kugaragara kidasanzwe, ariko uwo ni umwuka utuye mu mubiri. Umwuka waremwe na Data atuye mu mubiri gusa. Niyo mpamvu tugomba kugirirana impuhwe, tukagirirana imbabazi, tukitanaho, tukibukana, tukihanganirana. Tuzera imbuto z'abakijijwe ryari, tuzera imbuto z'umwuka ryari. Haleluya. Haleluya. Reka tujye muri Mika 6:9. Turaza gusoza dusenga. Uhagera imbere yanjye nawe asome nanone. Mika 6:9. Bibiliya nshyashya iragoye. Mika 6:9 nahageze. Ijwi ry'Uwiteka ntabwo ari 6:9. Ahantu bavuga ngo yewe mwana w'umuntu we, icyo Uwiteka yakubwiye ni iki? 8:9. 6:8. Yego. Ngo yewe mwana w'umuntu we, yakweretse icyiza icyo ari cyo. Icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Ni ugukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira, no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Haleluya. Gukunda kubabarira. Gukunda kubabarira biracyagarukamo. Icyo kiri mu byo Uwiteka dushakaho. Niba warababariwe kubw'ubuntu, twese duhora tubivuga, twakijijwe kubw'ubuntu, tubabarirwa kubw'ubuntu, wowe kuki utababarira kubw'ubuntu? Kuki ushaka ngo none ngo reka azabanza nsaba imbabazi, azasobanura ibyo yakoze byose, ngo kandi abivuga imbere y'iteraniro ngo nibwo nzamubabarira? Kuki ushyiraho ibiguzi mbere y'uko ubabarirana? Mbere y'uko nkubabarira banza wishyura ibyo wampemukiye byose, hanyuma tubone tuganire iby'imbabazi. Iyo umuntu asomye Bibiliya asanga ubuzima tubamo mu isi n'ubuzima Bibiliya itubwira ni ukuri ari ibintu bibiri bihabanye. Reka mbabwire ukuntu bihabanye. Muzi neza yuko, reka mbasomere ku byanditswe, noneho murajya mumbwira niba mwari musanzwe mubizi ko mwibiba muri Bibiliya. Abikorinto ba mbere 6:5 kugera kuri Abikorinto ba mbere 6:5 kugera kuri 7. Ibyanditswe ngenda mbona nkibaza niba byabaga muri Bibiliya, nkibaza niba narayisomaga. Abikorinto ba mbere 6 kugera kuri 7. Uhagera asome.
aha ngo mbese koko nta munyabwenge n'umwe uba muri mwe wabasha gucira bene se urubanza ngo ahubwo mwene data akaburana na mwene data wundi kandi baburanira ku batizera ngo nuko mumaze kubonekaho icyaha rwose kuko muburana musubiranamo mbese niki gituma mudahitamo ahubwo kugirirwa nabi niki gituma mudahitamo guhuguzwa haleluya ibaze ko Bibiliya itubwira ngo aho kugira ngo uburane na mwene data wakwemera guhuguzwa mwene data n'uwizera mugenzi wawe merci beaucoup Yesu aho umugisha ba protokoli Imana ibahe ikibanza mu ijuru ukuri ngo aho kugira ngo wemere kuburana na mwene so imbere y'umupagani wakwemera guhuguzwa ni bande babyemera hari ubuzima Bibiliya ivuga n'ubuzima tubamo hanze aha bimeze bityo ni ukuvuga ngo njyewe reka ne kuvuga papa yita niwe reka mvuga hari Mariya uri muri iri teraniro ntawe uhari njyewe na Mariya tugiranye ikibazo tugapfa isambu cyangwa tugapfa ikibanza nakwemera guhara icyo kibanza aho kugira ngo ndege Mariya imbere y'umuntu utizera kandi Mariya ari mwene data mu itorero turabikora ntitubikora tugumane igisubizo uwize noneho reka mbabwire ijambo ry'Imana riravuga ngo musabire umugisha ngo mugire neza bose ngo cyane cyane abo mu nzu ya data ubu navuye muri rusange nje hano mu nzu kwa data tugiye kuganira ibitureba hano mu nzu kwa data ijambo ry'Imana ryari rusange kubabarira ariko reka tugaruke ku mwihariko w'abantu bari mu nzu y'Imana mumbwire mwebwe nanjye ukuntu tubana mu nzu y'Imana niba ariko Bibiliya dusaba kubana mu nzu y'Imana ntabwo turabere twese mu nzu y'Imana kuko turacyari mu rugendo rwo gukizwa hari uwaje arakizwa atangira urugendo rwo guhinduka ariko icyo wahindutseho n'icyo yahindutseho ntabwo biri imwe niyo mpamvu bimwe na bimwe bikigucumuza ibindi bikakugusha usabwa imbaraga z'Imana usabwa kwihangana kugira ngo ubane na wa mwene so ariko uko byagenda kose ntugomba kuregana na mwene so imbere y'abapagani mushaka uwizera mu iteraniro mumujyeho mumubwire muti mushumba mudiyakoni mwene data mugenzi wanjye muririmbyi mugenzi wacu dore turapfiki ese koko nta munyabwenge uba mu iteraniro ku buryo tujya kuburana n'abayizera imbere y'abapagani impamvu isi tunyuzamo ijisho ni uko abakristo tutaramenya inshingano zacu n'ibyo tugomba gukora mu itorero tutagomba kujyana hanze y'itorero hari imirimo iba mu itorero hari n'ibiba hanze y'itorero ariko twafashe ibyagombaga kubera mu itorero tubijyana mu bapagani niyo mpamvu birirwa batunyuzamo ijisho niyo mpamvu birirwa baduseka munyemerere ntabwo ari hano ariko niyo mpamvu umushumba apfa n'ikindi umushumba tukabasanga mu bitangazamakuru niba ari ikintu kindwaza n'ikiriye nakwemera nkava ku ntebe nkaho ntigeze ncumba ariko nkafunga umunwa nkagenda Imana dukorera izi ko tuyikorera koko ntabwo dukeneye kwiprove imbere y'abantu umukozi umwe w'Imana bari bamushyizeho icyasha hanze kuko Satani nabyo ajya abikoresha rimwe na rimwe agashyira icyasha ku mukozi w'Imana nta n'icyasha afite simuvuga kuko sinabihagaraho ko yaragifite cyangwa ataragifite njye nikuriyemo isomo abanyetorero be baramubwira ati watufashije ukajya gusobanura nawe mu itangazamakuru yuko iyo makosa ntayo wakoze ngira ngo intuze narayibabwiye arababwira ngo icyondo gihunguye kikiri kibisi kikwanduza kurushaho mu kireke cyume kizihungura haleluya niki gituma abantu dukijijwe duconcomeranira imbere y'abatizera nta bizera dufite b'abanyabwenge twabwira ibibazo byacu bakadufasha kubikemura mugabo mugore niba mu rugo byabananiye mbere yuko mujya kwita hanze nta bashumba mufite mwagisha inama bakabagira inama mbere yuko isi ijya kubota baririmbye mbere yuko isi ijya kubota nta bashumba mufite nta bizera mufite nta bayobozi bakorari mufite pe itorero ringana gutya nta munyabwenge rigira
waca urubanza ngo nuko sebukwe wa Mose aramubwira ati ariko aka kazi ntuzagashobora guca imanza uri wenyine, ati shaka abagabo b'abanyabwenge. Mose yabakuye he? Bari basanzwe barimo. Haleluya. Bakajya baca imanza izigoranye zikeneye, navuga ngo kuvugana n'Imana direct, reka ariko mbyita, kuko icyo gihe ubuntu bw'Imana bwabonetse ku gihe cyacu, bwari butaraboneka, kuko twese twigererayo. Ndabaha urundi rugero rwa kabiri mu isezerano rishyashya. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo nuko bahitamo abagabo 7 b'abanyabwenge, bari abadiyakoni. Ariko niyo mpamvu protokoli Imana ibaha umugisha. Ubundi abadiyakoni ntabwo ari abo guhagarara gusa ngo batange amazi, babaga ari abagabo b'abanyabwenge bazi guca imanza, bafite umwuka w'Imana, bafite ijambo, bafite ibyanditswe. Babantu mwagira icyo mupfa mu iteraniro ukamwajya ukamubwira ngo mwene da tubigenze dute. Bakemuraga ibibazo by'abapfakazi, bakemuraga ibindi bibazo byose, intumwa zikaza zije kuvuga ubutumwa. Ariko abapasiteri twabamejesheje uruhara, pasiteri nsengera, abadiyakoni muri mwasengeye abakozi b'Imana, mwasengeye iteraniro. Banyamasengesho muri mwasengeye iteraniro. Haleluya. Bakristo twakuze tukiga gusenga, bundi bwose duhora turi mwansengeye wasenze wowe, wasenze. Byagorana ugasaba ubufasha bw'abanyetorero, ariko nawe wasenze, kari agaciyemo. Muri twe koko habura umunyabwenge wagufasha gukemura ikibazo cyawe na mwene so mutagiye hanze. Wabona kandi binaniranye mwene so abayibamba, muharira Uwiteka azavugana nawe. Emera no kurenganywa. Iyo bavuga kurenganywa ku bw'ubutumwa bwiza, ntago ari uzahaguruka i Kigali ngo ujye muri Sudani hanyuma bakurasa akaguru ngo nuko ari kuvuga ubutumwa bwiza, ngo cyangwa winjirane Bibiliya muri Korea cyangwa mu Bushinwa bavuga ko uje kuvuga ubutumwa bwiza bakutangire kuguca agatoki ku kandi. Ntago ari kurenganyirizwa ubutumwa bwiza gusa. Nibi tuvuga no kurenganyirizwa ubutumwa bwiza, kuba uvuga ngo sinashyira mwene data hanze uko byagenda kose. Ariko nibande tujya tubona akantu karabaye, poste z'abanyetorero z'abakristo, uri gushyiraho umukozi w'Imana, nta soni yaguye mu ntege nke, ariko ntago wakabaye wo kubivuga, wakabaye umutwikira. Amakomantere ashekeje bakora ku Mana n'abantu b'Imana ngo ni amakomedi ari aho ngaho, mwene da ukayipostinga, ntago biri ari ibyacu. Haleluya. Rubyiruko turebe ibyo dupostinga, mutwikire bene data, mutwikire takubuzi ko yakijijwe, mwubahira icyo ngicyo. Iby'ingeso n'ibindi byose mu cyaha nananirwa kumucyaha umuteza abanyetorero n'ibyanga uceceke, urekera Imana. Ariko twe kuba bambere mu kwimena inda, twe kuba bambere mu kwishyira hanze. Haleluya. Reka mbaye ikindi cyanditswe, Gutegeka kwa 2:23 20 kugera kuri 21. Gutegeka kwa 2:23 20 kugera kuri 21. Uretse mwumve ngo ntuzagurize mwene wanyu kumwaka inyungu. Haleluya. Ntabwo twemerewe kuguriza bene data ku nyungu. Ndagasubiramo, ntabwo byemewe kuguriza mwene so ku nyungu. Kugurizanya si bibujijwe, ariko kumuguriza ku nyungu ntibyemewe. Bene data, abantu twakijijwe, hari imibereho itugomba nk'abana b'Imana. Hanze hasi yo turi kubamo, ariko si ijambo ry'Imana rivuga. Ntuzagurize mwene wanyu kumwaka inyungu, naho yaba iy'ifeza cyangwa iy'ibyo kurya cyangwa iy'ikindi kintu cyose kigurizwa kubona inyungu. Umunyamahanga wemerewe kumuguriza kumwaka inyungu,
ariko mwene wanyu ntuzamwaka inyungu, Uwiteka Imana yawe ibone kuguhera umugisha ibyo uzagerageza gukora byose mu gihugu ujyanwemo guhindura. Haleluya. Ariko uyu munsi umuntu akubitwa na shida akakubwira ati mwene da wamaye 50 aho ngaho, ko ati uzanzanira 50 n'ibindi bihumbi 6. Haleluya. Ntago byemewe. Niba wumva utabishoboye ubyihorere, ariko ntibyemewe kuguriza mwene so ku mwaka inyungu. Ikindi cya kabiri, iyo reka dusome mu Kuva. Umunsi ndabaha ibyanditswe, ntago mbizi namwe mwari mubizi, ariko bimaze igihe binkoramo umurimo. Kuva 22, 25 kugera kuri 26. Kuva 22, 25 kugera 26. Niwaka umwenda mugenzi wawe ho ingwate, izuba ntirikarenge utarawumusubiza, kuko ari wo yambara wonyine, ari wo mwambaro wo ku mubiri we. Aziyorosa iki? Ntakira nzamwumvira, kuko ndi umunyembabazi. Haleluya. Iyo ugurije mugenzi wawe akaguha ingwate, haleluya, ukabona ko ageze muri cya gihe cyo gukenera ya ngwate, yimusubize. Haleluya. Yimusubize. Niyo mpamvu Yesu yavuze ati, ni Yesu cyangwa icyo nicyo isezerano rishyashya, ngo nuguriza udategereje kwishyurwa. Haleluya. Buriya kuri mwene data, niba ari umuntu witondera, mwene so umwitondere, n'ikitonderwa ku Mana. Mwene so ntabwo umukora ibyo ushatse, simvuze ngo n'abanyamahanga ubagenza uko ushatse, ariko na buri mu Kirundi, imiburiburi, mwene so wo mu nzu y'Imana n'ikitonderwa. Hari amasengesho dusenga ntiyumvikane kuko bene data barize. Hari amaveye turara imbere y'Imana ari 0 ku bwa mwene data uri kurira. Hari amasengesho tuzamura yo kwiyiriza mu mbaraga, ukumva ikirere wagitoboye, kumbe nyuma yo gutobora parafo byahagamye kubera amarira ya mwene so. Maze n'abagabo ari abagabo cyangwa abagore, abagabo kwanza, Bibiliya irababwiye ngo ntazajye gusenga asize umugore arira. Iryo ryo ntago Imana ngo uzaryumva. Iryo jambo ntirihari, rirahari. Mwene so umutinye. Niyo mpamvu ngira ngo Imana yatangiye imajya jambo ngo nyamuneka nimuconcomerana murarebe neza mutamarana, ndabinginze ntimumarane. Mwene so ni cyitonderwa. Ariko twe turahagarara mu itorero, simvuze ngo niri, iyo mvuga itorero mvuga itorero rya Kristo, ntago mvuga urusengero rumwe. Turahagarara mu itorero kavuga umuririmbyi ari kuvuga mugenzi we, umukozi w'Imana ari kuvuga mugenzi we, umukristo ari kuvuga mugenzi we, umuntu ari gutaranga mugenzi we, wamubonye niwe bimeze bitya, nyamuneka uyu munwa. Imana yaduhaye umwe, iduha amaso abiri, iduha n'amatwi abiri. Ndabinginze mwoka byaramwe, nanjye ningingo muntu wanjye w'imbere, tuvuge make dusenge cyane. Ibyo tubona nk'intege nke mu itorero, tumara umwanya dusenga, twe kumara umwanya tubivuga. Hari amagambo tuvuga akatuzirika y'ubwayo, Imana ntibikigize ikindi gukorera, kuko uri kuvuga mwene so. Niba hari abantu Imana yubaha umuntu usenga, yubaha umuntu ukijijwe, yubaha umuntu uba imbere yayo, none wowe nanjye turi bantu ki? Tinya ahantu ngo Mose yarapfuye, marayika na Satani baza kurwanira umurambo we. Haleluya. Uko niko umuntu usenga yubashywe imbere y'Imana. Ntabwo Satani apfa kumukora uko yiboneye. Imana iramwubaha. Ijambo ry'Imana rikambwira ngo kuva none ngo menye neza yuko ngubaha Imana iramwubaha. Haleluya. Kandi ukora ibyo gukiranuka wese iramwubaha.
none wowe nanjye turi bande bo kutubaha abantu b'Imana? Ijambo ry'Imana rikambwira ngo nuko ukwiye kubahwa tumwubahe. Ntago ari kuvuga bari mu nzego z'ubuyobozi gusa, ntago ari kuvuga bari mu nzego zifata ibyemezo gusa. Umuntu wese wakijijwe ni umwami n'umutambyi. Muribuka Paulo yabwiraga Agripa, aramubwira ngo Imana sinibuka ukuntu yamubwiye Imana igukubite. Aramubwira ati ariko nuko gukubwira umutambyi mukuru, ati nukuri Imana imbabarire sinaneze ko ari umutambyi mukuru, kuko Imana imbuza kuvugira icyo mvuga ku mutambyi mukuru. Ariko wowe nanjye abatambyi Imana twarabamaze, nyamara tuzakubitwa tutazi ibyo tuzira. Hari indwara nyinshi abantu barwaye zitari ukubera ko ari uburwayi bw'umubiri, ari irembo ryinjijwe n'amagambo wavuze abakozi b'Imana. Nimvuga abakozi b'Imana ntugire ngo nababwiriza n'abaririmba n'abagira gute. Umuntu wese wakijijwe wubaha Imana n'umukozi w'Imana. Hari inyatsi nyinshi zinjiye kubera ibyo dukorera abantu b'Imana. Hari ingoyi nyinshi twizirikishijeho ibyo dukorera abandi. Udashobora gutera intambwe ngo uharenge utabanje guca wa mugozi. Haleluya. Ntiwemerewe kumuguza ngo mwaka inyungu. Nunatwara ingwate, nyamuneka nubona hageze ko ayikeneye yimusubize, usigara ubaza Imana ibwire ngo Mana nanjye ibyo namuhaye ko mbikeneye wanyishyurije. Mwabonye Imana itari yishyurije Abanyesirayeli muri Egiputa? Ntiyabishyurije. Wowe kwizera kwawe kuri he ko Imana itakwishyuriza utarinze kurega mweneso imbere y'urukiko, utarinze gutaranga mweneso, utarinze kumuta hanze? Haleluya. Timoteyo wa mbere 5:1 kugera kuri 2. Timoteyo wa mbere 5:1 kugera kuri 2. Ntugacyahe, mwahageze? Timoteyo wa mbere 5:1. Ntugacyahe umukuru, ahubwo umuhugure nka so, n'abasore ubahugure nka bene so, abagore bakuru ubahugure nka ba nyoko, n'abagore bakiri bato n'abakobwa ubahugure nka bashiki bawe, ufite umutima utunganye rwose. Haleluya. Uyu Timoteyo yari, reka mvuge ngo ni nk'umukuru w'itorero bari basize. Ariko Paulo aramubwira ati nyabuneka waba umukuru wagira umenye kubaha abantu. Uyu munsi murabiza abavuga butumwa tutacyubaha abantu. Haleluya. Kubera ko gusa uhagaze ku gatute ukumva abantu bose barusha imbaraga n'ubwenge n'ubushobozi, ukadutangira kumubwira ngo zamuka icara gira gute. Haleluya. Uwo muntu ureba ni ishusho y'Imana imbere yawe. Baririmbye ndabasabye, biriya byo kwirirwa mudukoza hasi mudukoza hejuru bundi bwo mwabikuye. Reka mbaze mwebwe ni mwebwe mbona, ariko ndabaza abaririmbyi benshi. Muzamuke mushyira amaboko hejuru, mutambika akaguru, muzunguza umutwe, munyeganyeze ibirenge, mukabyara mwe. Kuriya no guhimbaza no kuramya, mugerageze mumbwire. Wenda ndimo ndagenda njya mu ciciro cy'abakuze cyane ntabwo mbizi. Hari indirimbo njya numva kuri radio, yari indirimbo nziza sindi buyiririmbe. Iza kugera ahantu uba utangiye gufasha ukumva ngo zunguza umutwe, ndavuga uyu muntu arabyishe, aho indirimbo yatangire naho igereye arabyishe. Baririmbye ntimukadukure mu mwuka. Umuntu agira cyangwa atangiye kujya gufashwa n'amagambo y'indirimbo, mutizamura umutwe, zunguza umutwe, zamura akaguru, shyira akaboko hejuru, zunguza mushwari. Imana yo mu ijuru, ninumva mfashijwe no kuzunguza mushwari ndayizunguza. Ariko kwirirwa nkoza hino, tambika iburyo, ntambitse iburyo, kati ibumoso, manatakaje umwuka wo kuramya kera cyane, sigaye muri entertainment. Baririmbye ndabinginze mwiza hano ku entertaininga, muze kuturamisha no kuduhimbarisha, ndabasabye ciye bugufi. Twaba Kristo hariya mu ntebe twaragowe. Ngira gutya ngo njye gukora ku maso ngo ntangire kuzamura icyo gihimbano cy'umwuka Imana yaguhaye, ntangire gukonekta n'umwuka ukiri inyuma. Uti muhagarare gatuma karabaye noneho. Muhagarare, muhagarare, muhagarare. Amaboko yanyu mwese hejuru, amaboko hejuru. Mvuga ngo
abapapa bangana na so uri kubasamisha mu iteraniro ngo aha ni haleluya, aha ni amena. baririmbyi mugarura ibirenge hasi turamye Imana, mugarura ibirenge hasi duhimbaza Imana. Murekane n'abaririmbyi bari hanze ahangaha batahamagawe, ndabinginze, nimwe ndi kubona abantu bose bitwa ko baririmba gospel ntabwo bahamagawe. Mwikwigana ingendo y'abandi ravuna. Nuhagarara hano ujye umenya ngo magaze imbere y'Imana ishobora byose. Imana impaye imitima y'aba bantu, haleluya, ngo nyizane nyiturire Imana nk'igitambo kizima. Tekereza ahantu abashumba bicaye ari intebe y'Imana ubwayo iri hano, wakwasamisha abantu kuriya? Buri uko uhagaze imbere jya utekereza ngo ndi imbere y'intebe y'Imana ishobora byose, isumba byose. Muri bwa bushobozi ijambo ry'Imana rirambwira ngo ba Yohana baramurebaga bakagwa igihumure, batanabonye Imana yose, barebye Kristo. Kuko ijambo ry'Imana rirambwira mu Baheburayo ngo niwe shusho y'Imana igaragara, niwe shusho y'Imana itagaragara, niwe shusho igaragara y'Imana itagaragara. Ariko ngo mu maso yabengerana nk'izuba, ibirenge bye Yesu we, mwasomye Revelation mwumva uko Bibiliya imuvuga. Wowe nanjye tumuzi imbere ngo Imana yo mu ijuru. N'ubu ndumva ntitira, ntago ari uburwayi, ikirere cyampindukanye. Ndabinginze, Pawulo andikira Timoteyo amubwira ngo nubwo ngusize nk'umushumba, wubaha abapapa, wubaha abagabo nk'abaso. Niba banakoze ibyaha n'ubacyaha, ubacyaye nk'abaso. Bayobozi bakorari n'iryari ntabwo mbazi, ndabivugira ngiye cyiza cyo kubwiriza ahantu ntazi, nivugira ukuri. N'iryari ufata umuntu mukuru muri korari ukamutukira imbere y'abana ngo mubahugure nk'abaso mu cyubahiro bagomba. Ababyeyi mubahugure nk'abanyoko. Wafata mama wawe ukamutukira imbere y'iteraniro, wafata se ukamutukira imbere y'iteraniro. N'abakiri bato mubahugure nk'abasaza banyu cyangwa nk'abashiki banyu. Bakristo muri za mbabazi mukahora tugarura no mukubahana. Twubaha itora, ijambo ry'Imana rikambwira, ijambo ry'Imana rikavuga ngo wubahe umukumbi Imana yagushyiriyeho kuragira. Wubahe umukumbi Imana igushyize imbere. Niryari tubona abavuga butumwa babishongozi, simubibona. Imana njya mvuga Imana umbabarire, ururimi rwanyerera rugacikwa, ariko umbabarire ndakwinginze. Kuko ari umuvuga butumwa ugasanga arakoresha rangaje tabaho, ugasanga abantu bose yaratunga agatoki. Mu by'ukuri abo bantu ni baso, ni banyoko, ni bashiki bawe, ni basaza bawe. Tugarukanemo akantu ko nababwiye ngo mweneso ni icyitonderwa ku Mana. Wamuzira, tinya umuntu Imana ivuga ngo ameze nk'imboni y'ijisho yayo. Uyu munsi ushobora kumenya aho yatsikiriye, ariko aho yaraye yihana ntiwahamenya. Ushobora gusanga iki gitondo Imana imwishimiye kuruta abandi bantu bose babayeho, ukibeshya ukamusitaraho, ubuzima bwawe bwose bugahinduka. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo umujinya wayo ukagwa ku mwana w'Imana afitanye ibihe byiza n'Imana, ukamuvuga ikakubwira ngo muribuka ba Miriyamu na ba Aroni bakorera inama Mose, irabaza ngo ariko muri bande bo kuvuga umwana wanjye? Ibyo bavugaga si uko bitari biriho. Yari yashatse umunyamahanga, ariko baribeshya bagwa ku muntu wagiranye ibihe byiza n'Imana. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo we yabonaga Imana amaso ku yandi, abandi bayumvaga ari ibihuha. Haleluya. Babyumvaga mu nkuru n'inzozi, ariko we babonanye amaso ku yandi. Ngibyo byo tujya tuzira mu itorero tutazi. Turazira bene data tugonga, tuzi ngo ni ibisanzwe, ari imboni y'Imana. Mu mutima w'umuntu ni kure, ntago wamenya ubusabane afitanye n'Imana. Ntago biterwa n'indimi yavuze,
ntago biterwa n'ibyanditswe ari gusoma, ntago biterwa n'indirimbo yateye. Ubusabane bw'umuntu n'Imana ye nibo bombi baba babizi. Ashobora kuba yicecekeye, ariko uwo munsi we n'Imana ijuru rimukingukiye, ukagira ibyago ukamugonga, ntuvuge ngo mbabarira, ijuru rikakwereka. Tuzi Imana nk'intama ariko n'intare. Haleluya. Niyo mpamvu Dawidi yarabibonye aravuga ngo aho kugira ngo ngwe mu maboko y'abanyamahanga, nzagwa mu maboko y'Uwiteka Imana. Wenda wewe azangirira imbabazi. Ndi kugana ku musozo. Ndasoreza ku nkuru ya Dawidi mwese muzi. Muribuka Dawidi Sawuli amugera amajanja. Sinzi ari ikinyarwanda cyiza. Ariko amwirukankana. Dawidi yari yarasizwe. Dawidi yarabizi neza ko azasimbura Sawuli ku ngoma. Yarabizi neza adashidikanya. Dawidi yarabizi neza ko Samweli yamubwiye ngo uriya Imana yaramuciye ku ngoma, ni wowe nimitse kubera impamvu z'uko uriya yakoze ibyo ntashaka. Dawidi yarabizi neza, ariko yategereje igihe cy'Imana. Nanjye vuga ngo Imana imuha amahirwe kenshi, abona Sawuli, ariko aravuga ngo sinazamura inkota ku wasizwe. Akata ku kinyita cy'umwenda we gusa nk'igihamya. Ajya imusozi aravuga ngo mwami, nagutwaye iki? Singi icumu yari yayitwaye, icumu rye, inkota. Ikinyita mbwa ati iyo mbishaka mba nakurangije. Izo nizo mbabazi. Igihe ushoboraga kwihimura ku muntu, igihe ufite impamvu zose zo kugirira nabi umuntu kuko yarabikwiye, ariko ukibuza kugira nabi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ukibuza. Si uko ubutabitekereje, si uko kaba katazamutse, ko wibuza kugira nabi. Aravuga ngo sinazamura ukuboko kwanjye ku wasizwe amavuta. Si rimwe si kabiri byamubayeho. Dore umutima wa Dawidi utangaje. N'igihe Sawuli yapfuye n'umuhungu we Absalomu, Dawidi yararize. Niwo muzanye inkuru zikari inkuru nze mbwa ati bagukindaho. Uratangaza inkuru y'umwami wapfuye, ukavuga umwami wapfuye. Azi neza ko Imana yari iramukuye ku ngoma. Haleluya. Ararira ku Israeli buze umwami. Azi neza ko yimitswe. Wowe nanjye tuzi neza ko twimitswe, tukumva hari ukuntu byagenze, aho tuzi ko tugomba gusimbura, harya biba bimeze bite? Ntago mbizi. Iyo Imana ikubwiye ngo mu kazi uriya mwanya niwo ugiye kuwushyiraho, mwana wanjye waranyubashye, uriya mwanya runaka ngiye kuwumukuraho ndawugushyiraho, utangira kumwitwaraho ute? Haleluya. Ariko abo kubahwa tububahe. Ikindi kintu ntari navuze nsorezaho, umuntu kuba ari mweneso, ari umuyobozi wawe, ari bosi wawe cyangwa ari ikintu, wemerewe kumusuzugura ngo nuko ari mweneso. Iryo jambo naryo rirahari. Reka ngombereze kwa Dawidi. Dawidi yanga kuzamura ukuboko kwe ku wasizwe amavuta. Ijambo ry'Imana rikambwira ngo dukijijwe twese twahawe ikimenyetso. Abefeso 1:13. Tugihabwa ari umwuka wera hingwate. Haleluya. Twarasizwe. Twese abakijijwe twarasizwe. Ariko ni ryari tuzamurira akaboko abasizwe b'Imana? Ni ryari? Ni kangahe? Dukwiye kugaruka ku mbabazi. Nkuko Imana igira imbabazi tukagira imbabazi, kandi tukubahana. Nyamuneka ntiduconcomerane kandi ntitumarane. Turi abana b'Imana. Turi abana b'Imana. Mureke dusenge. Buri wese yumva atsinzwe n'urubanza asenge ku giti cye. Ariko twemere kurwanira ishyaka bene data. Twemere kuberanira amaso ku bwa bene data turi kumwe mu itorero. Twemere gutwikirana. Twemere guhishirana. Niwumve ko mwene data yagirwaho n'ikibi ngo bapagani bamusome mu mutwe. Niwemere ko umuntu musangiye ubukristo yajya hanze. Tukumirane. Nubwo tutarabo mu itorero rimwe ariko dutwikirane. Haleluya.
kuko nubwo tutarabo mu idini imwe ariko turi mu itorero rimwe rya Kristo. Tutwikirane, twimane, umwimane. Haleluya. Wera wa Israeli, turi imbere yawe, turagushimiye iki gitondo kuko wongeye kutugarura nanone ku rufatiro rwawe rw'imbabazi zawe. Twabaye nk'abandi bose, dukora nk'abandi bose, ariko igitondo turakwinginze ngo tubabarire ku mbabazi zawe, ariko dushoboze kubabarira abandi, kuko watubwiye ngo ikigero tugereramo abandi aricyo tuzagererwamo. Utubabarire aho twageze bike. Turakwinginze Mwami kugira ngo dushoboze kugera imbabazi nyinshi kandi zisaga. Utwuzuze imbabazi zawe kugira ngo tuzigirire abandi. Utwuzuze imbabazi zawe kugira ngo zisakare ku bandi. Ntiduhaniremo, ntidukubitiremo, ntitubone urwaho ngo tugire uwo dukubitiramo, mu izina rya Yesu Kristo. Mana, ntitubabarire dushyizeho kondisiyo, ntitubabarire tubanje kuvuga ngo abanza agira atya cyangwa gutya. Natwe Mwami nta bindi biguzi wadusabye. Ijambo ryawe riratubwira ngo kubwo kwizera gusa, twarakwizeye gusa, uratubabarira. Ijambo rikambwira ngo tugire ibyaremwe bishya, ibya kera byose ubidukuraho, tuba abantu bashyashya. Uratubabarira amanywa n'ijoro. Turasenze natwe Mwami ngo uyu munsi utwigishe kubabarira babandi twabitse mu mitima, za nzigo, za nzangano, hamwe duhora dutongera abandi ngo ntibajyeyo, ntibarebeyo, ntibavugeyo, ntibaryeyo, za bya bindi byose ntibidukuraho kwirinda. Ariko uzi neza iyo ari ukwirinda kurimo kubabarira, niyo ari ukwirinda kugamije ikibi. Utubabarire Mwami, utwambike imbabazi zawe. Uzi bya bindi byose twabitse mu mutima duhaye igihe, tuvuga tuti hamwe n'igihe tuzabona urwaho, hamwe n'igihe tuzabona akaryo tubabwire, hamwe n'igihe tuzabona akaryo tubereke ko, hamwe n'igihe tuzabona akaryo tubagaragarize ko byari bimeze bitya cyangwa bimeze bitya. Hahandi uzi neza ko dutegereje the right time, the due time, igihe twagira icyo dukora. Hahandi hose uzi ko turyamiye amajanja nk'injangwe. Mana, ijambo ryawe rirambwira ngo kuko umwanzi wacu aratontoma kandi ari mu isi, arurongotana ashaka ko yaconshomera. Turasenze iki gitondo ngo Umwami udukuye mu baconshomera, aduconshomeranisha uburakari bwe n'umujinya we, aduconshomeranisha gumarana no guconshomerana mu izina rya Yesu Kristo. Turanze kuba mu baconshyomerana, turanze kuba mu bamarana, turanze kuba mu baryana, turanze kuba Mwami Imana mu batababarirana, turanze kuba Mwami Imana muri babandi baberanira imizigo n'imitwaro, turanze kuba muri babandi batoroherana, turanze kuba muri babandi bakora nabi, turabyanze iki gitondo. Turasenze ngo imbabazi zawe zitubeho kandi zitubemo. Uduhe umutima w'imbabazi nyinshi, tubabarira n'abataratugirira nabi, nyinshi tubabarira n'abatugirira nabi mu gihe cyahise, nyinshi tubabarira n'abari kutugirira nabi ubu nonaha, nyinshi tubabarira n'abari kutugirira nabi tubizi tukabyirengagiza. Imbabazi zawe zisaga, zuzuye, zisendera mu izina rya Yesu Kristo. Uduhe kubahana, uduhe Mwami Imana gutwikirana, uduhe kwambikana, uduhe Mwami Imana guhishirana, atari uguhishira ikibi byo kugitwikira, ahubwo kwanga kwishyira hanze no gushyira hanze bagenzi bacu. Udushoboze, utwambike imbaraga. Urakoze Kristo, urakoze Mwami kutugiriye inama. Twakiriye ubujyanama bwawe, dusaba imbaraga zigendana nabwo. Urakoze, tuguhaye icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo, amen. Haleluya. Munyemerere dusengere igihugu cyacu. Bambwiye kurangiza 55 ndi ku isaha, nsigaranye 3. Munyemerere dusengere igihugu cyacu. Bakristo, birakenewe kandi birageze yuko tutumva amakuru yose ngo tuyatware uko bayavuze. Matayo yo yavuze ntago ari Kristo wavuze. Haleluya. Baravuze ngo hagiye kugwa imvura nyinshi cyane itarigeze kubaho, mwarabimenye. Ariko wowe nanjye turi itorero Imana yashyizemo ubutware n'ubushobozi bwo guhagarika ikintu cyose
kitavuga Imana. Turanze ubuzima bw'abanyarwanda barigitirira mu mvura. Turabyanze amatungo atigitira hariya. Ibintu umuntu yakoreye imyaka inzu yubatse yiyushya kuya ikagendera mu mazi igitondo kimwe cyangwa umugoroba umwe. Turanze ababyeyi barara bahagaze. Twatangiye gusenga, mutegereje ko dutangira. Mana, turanze ko ababyeyi barara bahagaze, bahagararanye abana bategereje kureba niba igisenge kigwa cyangwa kitagwa. Turanze iriya mvura yavuzwe mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe riratubwira ngo Mwami Imana, ngo dufite ubutware, mu cyo tuzaboha mu isi kizaboha no mu ijuru, kandi icyo tuzarekura mu isi kizarekurwa mu ijuru. Turaboha ikirere kutarekura imvura idakwiriye mu izina rya Yesu Kristo. Turasenze ngo imvura izagwa izaba ari imvura ikwiriye, izaba ari imvura ihagije, izaba ari imvura ikenewe. Turanze ibyangiza, turanze ibitwara ubuzima, turanze ibitwara abantu, turanze ibitwara amatungo, turanze ibitwara ubutunzi, turanze ibitwara ubutaka mu izina rya Yesu Kristo. Turanze ibitwara imirima, turanze ibitwara ibiribwa mu izina rya Yesu Kristo. Tubisabye twizeye. Turafunga ikirere, Mwami, ngo kirekure imvura ikwiriye. Ijambo ry'Imana rikambwira muri Yakobo ngo na Eliya yari umuntu nkatwe, ngo yafunze ikirere imvura ntiyagwa imyaka 3. Ntago dufunze ikirere ngo imvura ntigwe, turafunga ngo hagwe iridoze, hagwe ikwiriye, ikenewe, uyu butaka bukenewe n'abantu bakeneye mu gihe cyayo mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Turacyasengera igihugu, turacyasengera igihugu. Umunota umwe. Turagenda tubona ibintu byinshi, twumva ibintu byinshi. Ngo Umwami umwe yahaye igihugu Kristo Umwami. Ntabwo nzi uko byari byamugendekeye na situasiyo yari arimo, ariko tugiye kongera nk'abatambyi b'Uwiteka. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo yatugize abami n'abatambyi. Turi abatambyi mu isi, tukaba abami mu ijuru. Haleluya. Mu ijuru dutwaranye na Kristo, mu isi turatambana na Kristo. Turi mu isi tuzahora dutamba ubuzima bw'abarimbuka, dutamba twinginga dusenga. Tugiye gusengera igihugu cyacu, ntabwo tukirimo nk'abakivamo. Rubyiruko mwikwirukira kuva mu gihugu, mureke tugisengere kiba amahoro. Muriruka muhunga iki? Mwagihawe ngo tugisenge, twavukivukiyemo turi abanyarwanda ngo tugisengere. Umunyamerika uzaza kugisengera kukirusha njyewe w'umunyarwanda. Muriruka mujya he? Simvuze ngo ntimujye kwiga n'ibindi, ariko mureke twasuming responsibility zacu mu gihugu cyacu. Niba politiciye barara batekereza iterambere ry'igihugu, abanyamwuka durare dutekereza iterambere ry'igihugu, turare dutekereza mu mwuka y'igihugu, turare dushyiraho, twimika, twimura, dutereka, dukuraho. Ijambo ry'Imana rikambwira ngo nukwibwira Yeremiya ngo narakumenye utarabusoro mu nda ya mama wawe mu cyubahiro ya mama wawe, ngo ngushyira ku mwana uzanurira amahanga, ngo urandure, utere, wimbure, wimike. Raya bakosekete. Haleluya. Haleluya. Wowe nanjye turasinziriye, utegereje igihe ibiciro bizamanukira. Ntabwo bizamanuka utasenze. Utegereje izuba igihe ribimanukire, ntabwo rigabanuka utasenze. Baravuga ngo Kongo yahagurutse imitima ikatigita. Kuratigita mutaye mwasenze. Ngo Burundi noneho byagenze gutya imitima igatigita. Ngo nyamara ngo byari byarahanuwe wowe ukazaba intambara. Rekana n'ubuhanuzi. Ubuhanuzi buza kugira ngo itorero tube maso, ntabwo buza kugira ngo busohore. Icyenda na kane ubuhanuzi bwari bwarasohotse. Simvuze ngo itorero ntiryasenze, ariko ndavuze ngo mu gihe cyacu twasenga. Ngo n'ubundi ngo bahanuye inzara, rekana n'ibyo bahanuye. Babihanuye kugira ngo ugire amaso y'umwuka usenge, ntabwo babihanuye kugira ngo bibeho. Iyo baguhanura imodoka kuki utagenda ngo uryame usinzirize izane mu rugo? Kuki ugenda ugakorera perimi? Kuki ugenda ukajya gutekereza uri gukura amafaranga yo kuyigura? N'ibindi nuko bimeze. Iyo uhanuzi bumanutse urasenga, ntabwo uryama ngo utegereze ibyiza cyangwa bibi. Uhanuzi bumanutse turasenga. Mureka dusengera igihugu cyacu. Wera wa Israel, turi abanyarwanda. Mu gihugu cyacu cy'u Rwanda tukigikandagiyemo, ijambo ryatubwira ngo tuzakandagira hose hazaba habaye ahacu.
mwami iki gihugu ni icyanjye mu mubiri ni icyanjye mu mwuka. Ndahagaze mu izina rya Yesu Kristo nk'umutambyi w'Imana ishobora byose. Nasenze ngo iki gihugu kibe amahoro mu izina rya Yesu Kristo. Ndategeka ngo amahoro impande zose mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenze ngo ibiciro bimanuke, kandi mwami Imana uko wabwiye wa mugabo ngo ejo nk'aya masaha mwami ukamara inzara mu gihugu, niko manuye mu izina rya Yesu Kristo ngo inzara ive mu gihugu cyacu mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Niko dusenze ngo amahoro atwarire mu gihugu cyacu mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Turasenze ngo imbaraga zawe ziganze mu gihugu cyacu. Turasengera abayobozi bubaha ubwenge bwawe, ubaha imbaraga zawe, ubahe gufata imyanzuro ikwiriye, ubahe gufata ibyemezo bikwiriye mu izina rya Yesu Kristo. Tanga ubwenge, tanga ubushobozi, tanga kukumenya mu izina rya Yesu. Iki gihugu Kristo turakikugaruriye nk'abatambyi muri iyi si. Iki gihugu Kristo cy'u Rwanda tugishyize mu maboko yawe. Ibyo cyatambiwe byose turabyanze mu izina rya Yesu Kristo. Aho byakorewe hose turayuburizamo mu izina rya Yesu Kristo. Iki gihugu mwami nk'itorero turaza tuvuga ngo cyeguri wowe Kristo umwami. Wowe Kristo Yesu ni wowe mwami wacu n'umutware. Uri Imana yacu mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Murakoze cyane. Cyuhiro nikuzo Haleluya. Tugeze mu mwanya wo gusoza. Umwigisha wacu arakoze cyane, katumusabira umugisha. Imana imuhe umugisha, imbaraga n'amavuta no kwaguka, n'ijoro rizamwakire. Amen. Mureke twakire umushumba wacu Reverend Pastor Baptiste aze adusoreza amateraniro. Mwese Imana ibahe umugisha. nawe tumusabire umugisha kuko yakoze cyane. Mwana wacu Imana imugire neza. Haleluya. Turashoje nkuko yababwiye dufite igiterane. Ndasaba urubyiruko dukomeze kugisengera Imana no kukibamo. Ikindi cya kabiri mukureke dukomeze kwiga kuvuga ibyiza no kwatura ibyiza, kandi twirinde kwamamaza za nkuru z'icamugongo. Hari abantu bamaze iminsi bamamaza no ku ma groups, usanga hari umuntu umwe uri guhanura nyine ugasanga arimo aranaseka. Mushiki wacu Imana iguha umugisha cyane. Ugasanga arimo araseka ngo Imana yaramubwiye ngo yarambwiye ngo muri iki gihugu ngo mu kwezi kwa 11 ngo kwa 12 ngo hazapfa abantu benshi. Aseka cyane. Ni Imana yabikubwiye. Arongera ati none nigeretse kuri ibyo n'abakomeye bazapfa. Kagenda umva ari kuganisha aganisha ngo kandi geretse kuri ibyo ngo rwose ngo abantu bazifuza ngo abantu batangire kwitoza kugenda niki, kugenda n'amaguru. Noneho abantu bakabihererekanya kuri za WhatsApp. Muri bamwe mu bamamaza ubutumwa bwa shitani. Umugambi wa Satani no guca intege abantu kubera ko bavuga ibibi gusa, nta cyiza. Ariko mureke tujye tuvuga ubutumwa bwiza nkuko mushiki wacu Imana ikoreye murimo. Tuvuga ibyururutse imitima, tuvuga ibikomeza abantu, tuvuga ibigarura abantu ku Mana. Mureke duhaguruke dusenge. Abashyitsi Imana ibahe umugisha, abo tutari bubane mu iteraniro rya kabiri.